Okay, baby. Sikasa neza. Oh, sorry. It's okay. DC and C. Baby, umeze neza sho. Nabizi ko iyo turi kumwe mba numva mpumeka umwuka. The good oxygen. Umeze bon. Siko tushije. Uzi ko nje muri salo nyine nzi ko ubu ngubu utarimo. Niyo mpamvu se wese ushaka kugenda. Oya. N'umushiti wanjye mpamagaye ambwiye ko afite ikibazo. Ako never mind. Ese uri hano wenyine? Ntacyo rugutwaye? Sure. How ugiye kunsiga? Ya, ni iminota mikeya. Genda numva ikibazo afite ndeni mitangaruka. Siko kukubura umunota umwe wonyine mba numva ntabyihangana. Baby moi. Sure. Kuri mwiza. Merci. Numva nshaka ko umbira uhandi cyane. Kuvuza ibyo ndibuka. What? Baby, nyine nshaka kugushimira kuva nyine twabana. For sure. Uri umugabo mwiza, nta kintu nagushinja. Nyine nishimira kuba ari wowe umugabo wanjye. Wow. Thank you. Merci. Nanjye ndagukunda. Okay. Mba hafi. Niwe mukunzi mfite wenyine usumba bose yo namba. Thank you my lord. Ngomba kuba ngushimisha. What's next? Igikurikiyeho rero kanjye kuri umushiti wanjye numva ikibazo afite ndeni mitengaruka. Ntabwo mbeshya. Ntabwo mubeshya. Okay, niba utambeshya kiss me. Subiza ko najya mubeshya. Wow. Bye rero kangende. Ubwo nyine unsigira umube. Oya ndetangaruka witeho kandi. Nawe. Sawa. Hagize ugutereta. Utari wowe use kandi niwe wanjye. Nzajya ngushyiraho kamera ahubwo. Okay. For real. Ibaze ko umugabo wanjye bamwirukanye mu kazi. Bamwirukanye umunsi se cyangwa hashize iminsi? Mva hashize nk'amezi 2 adahembwa. Noneho yatashye ambwira ngo mu kazi babahagaritse bose. Subwo amezi 2 mwe mubayeho gutewe adahembwa. Ko nzi ko udakora. Nawe byibaze nyine niko akunda abagore dusevinga byibura. Niyo yaradutunze. Nese akazi ke kampani yabo yahagaze cyawe bamwirukanye gutyo gusa. Mva nanjye simbizi yabimbwiye mva ngize stress sinibuka nibyo yambwiye byari byo gusa icyo nibuka nuko bamwirukanye mu kazi. Ariko uzi ikintu ngiye gukora? Nari maze amezi 2 nirya nkimara tumwe nyine umuntu aba yaragiye abika ariko turi gukoresha hano mu rugo ariko ntabwo nabishobora. Uri gupanga iki? Hari ikigabo gifite amafaranga kimaze iminsi kinyirukaho nyine ariko kwa kundi wenda umuntu abavuga ati iki ko mvaze bigutunguye ariko ari ngo ikigabo ubaka kanya umugabo wakazi gahagaze urumva ari ibintu bikomeye kuryo ugiye gushaka amafaranga mu bagabo. Nese urajya nkora iki? Kamanze neza mbwire neza sobanurira. Nubundi sinzajya kuyarya ngo nyarye ngenyine. Umugabo azajya ataha yagiye guhiga byanze azarye. None tuzicwa n'inzara. Wowe ntabwo uzigiye maze nihanganye. Rero n'ikindi wakihangana. Aho kujya ujye gushaka amafaranga mu bagabo. Muri make ugiye kujya gusambanira amafaranga uyazaniwe hahiremo umugabo wawe. Nawe bivuze mu mvugo mbi. Nese ubwo siko nyine. Nese umuntu aguha amafaranga aruko ibyo byabaye. Nese niba umugabo bamwirukanye hashize amezi 2 why not kwezi kwa 3 atabonamo akandi kazi? Erega ke ntabwo urugo ruhora ari ibintu byiza gusa. Urugo habamo no kwihangana. Ntabwo mu rugo rwawe uzahora ubona ibyo wifuza oya hazabamo n'ibintu bizatuma nyine ushikama ku rugo rwawe. Uri kubona imbaraga zo kuvuga ibyo ngibyo kuko uzi ko urugo rwawe rumeze neza.
ubu urugo rwanjye rumeze neza se njye simura n'ibibazo, ariko niba umugabo akennye ntabwo ari ngombwa ngo uhite umugabo we kuko yakennye. erega nanjye ntabwo nzabikora buri gihe, nese ubwo nk'ubwo ngiye wenda nkacyura n'iryo jana ntabwo ryatumaze ukundi kwezi. Ese ubwo wabimenye ko amafaranga uri gukoresha mu rugo ari amafaranga wagiye gukura mu bagabo hanze? nanjye ndi umuntu mukuru ariko azabibwirwa n'iki se ntabimubwiye, keretse n'uca inyuma ukajya kubimubwira. ari njye ntabwo iyo nama nayikugira pe, ndi inshuti yawe urabizi, ariko shikama ku rugo rwawe wereke umugabo we ko nyine buri kimwe cyose yacamo wabana nawe, ureke kumusiga ngo nuko akazi kahagaze. Uzi se ejo hameze gute? se ko numva umugiriye impuhwe cyane kurusha njyewe umugore yashatse. Ikibazo baraje ndakarira, ariko njye nama nakugira ibintu byo kujya gushaka amafaranga mu bagabo wapi, bireke nta nyungu ibirimo. Icara mu rugo rwawe utuze, uri kumva ikibazo uzagira nyine tuzajya dufashanya uko bishoboka, ariko kumva ko abagabo bo barakemura ibibazo biri mu rugo rwawe. Uzita ku by'urugo rwawe uruhahire uze no guhahira urwanjye. Ibyo wabikora rimwe buri munsi, ariko ko byenda kose wakihangana. Rego uri mu rugo, urugo si paradizo. Nkihangana inzara ikandya, umugabo akajya atanga mureba mu maso nkihangana. Sha ndumva watsimbaraye rero, n'ibyawe ariko njye inama mugiriye niyo pe. Mbega uracyari uwa mbere kabisa. Sure. Appreciate. Gikobwa cyiza. Karama. Ndagushimira kuri buri kimwe. Sibyo? Yego. Kandi ugihora umbera umwana mwiza imbere yanjye. Ntacyo uzamburana, right? Nanjye ndagushimiye wakoze cyane. Byanyabyo. Really? Okay. Uzi ibintu ngenda biherukiraga. Noneho umugabo uri hariya. Kwawe? Niwe uri kuvuga? Umugabo wanjye uzi tubana. Niwe ndi kuvuga. Gahambwira. Reba inzara. Simeruka muri salon. Uzi n'imisatsi igihe nyumaranye. Ambwira ngo mu kazi baramuhagaritse ngo nta mafaranga afite, kandi nanjye ubwanjye banyeneye umuntu nyitaho. Sho ntukajya urira. Ikibazo cyose wambwira yaba icy'imisatsi, ntukagire ikibazo cy'inzara, sibyo? Ugomba no kugira n'amafaranga ari saving kuri wowe, sibyo? Wego mwiza nkawe agomba guhorana ibyishimo. Ubundi niyo mpamvu naje kukureba. That's good. Nanjye mba mbyishimiye. Ariko nizere ko ibindi bintu byose biri kiriya kuri wowe. Oya ubu ngubu kuba ngo ufite ibintu byose bimeze neza. For sure. Yeah. Ujya gusohokana se basa gushimishe. Ibyo biheze mbiheruka ryari. Niyo mbonye ikintu gituma mva mu rugo ngenda niruka.